kerekana ko icyatumye nkurikirana ko Philadelphia yacyuye igihe ni amagambo nasomye muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Ese atubwira ko ahubwo ngo yagiye gutangira umurimo w'ubucamanza mbere ngo yari umuhuza, babivuga uburyo busa none nta muhuza tugifite. iyo usomye aho ngaho wumva bisa naho nta muhuza tugifite, tuvuka mu gihe cyo guca urubanza, kuko umurimo w'ubutambyi Yesu yakoreraga ahera cyane, bisa naho ngo yarahavuye asiga akinze n'urujya, ahubwo niko Ernaweti yavuze. Inshuti zacu abadukurikiye muri hirya no hino ku isi, muhabwe umugisha n'Imana. Tuba turi ku masaha atandukanye, ariko niba ari mu gitondo ugira igitondo cyiza ndakikwifuriza. Hanyuma niba ari amasaha y'igicamunsi ugira igicamunsi cyiza, ubwo ni ku manywa. Hanyuma niba uri mu masaha y'umugoroba nawe ugira umugoroba mwiza. Ndetse ubu none aha turi kumwe turi mu kiganiro cyitwa ijambo ry'ubugingo, ijambo rikiza, kandi ukuri ko mu ijambo niko kudukiza. Nge nitwa Ikuzo Emi. Hanyuma sindi njyenyine, muri kamera urabona umupapa Nizimana yateguye kugira ngo azagire icyo tuganiriza mu byakungura ubugingo ndetse n'umubiri. kandi niyo mpamvu uyu mwanya nifuza kugira ngo tumwakire, ariko ndibuze kubanza gushimira abantu mwese mwakoze subscribe kuri channel yacu Ihumure TV. nawe utarayikora ngusabe kuyikora, hanyuma kandi uduhe like niba ubona ko bikwiriye kudusangira ibi biganiro. Hanyuma kandi gikomeye, inkunga ikomeye no gusangiza abari hirya no hino ibi biganiro tubagezaho. Reka nkwibutse ko niba hari ikibazo cyangwa se igitekerezo, wajya hasi muri komenti ukabaza ikibazo ushaka kubaza cyangwa se ugatanga igitekerezo. Nyemerera rero twakire umupapa turi kumwe, atangire twibwira, tubwire uwo ari we, tubwire icyo akora, naho aturutse n'inshingano ze, hanyuma tuze gukomeza tuganira ariko tuziranye, nibyo byaba byiza. Karibu papa. Muraho mwese abandeba kandi banyumva. Nitwa Vunabandi Nepomuseni, nkaba ntuye i Kabarondo, ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Iryo toro ndimazemo imyaka myinshi kuko nabibatirijwemo ndi umusore, nanjye nkaba maze kurishyingiriramo. Tugira umugisha wo kubana nawe muri uyu mwanya. Watubwiye ko warizwa mu itoro ry'abadivantiste umunsi wa karindwi. Umazemo igihe kingana iki wagezemo ryari? Nagezemo muri 2002, 1982. Ndimazemo imyaka myinshi, urumva ko turi muri 2020, imyaka 38. Imyaka 38. Ku myaka hafi irenga 50 ufite imyaka 60 yuzuye. Tushimye Imana kuba turi kumwe n'umupapa mukuru kandi ufite byinshi Imana yamunyujijemo kugira ngo abisangize abandi. Si bwa buhamya tuba turimo kenshi, ahubwo ni ijambo ry'ubugingo, ijambo ry'ukuri ndetse ryabatura umuntu wese. Hari igitabo cyawe nigeze gusoma papa, nicyo nifuza ko tuza kuganiraho ndetse tuzagitindaho, tuzakimaraho n'umwanya. Ni ikibazo kimwe nabonye gisa n'igitangira igitabo cyavuga ngo ese Philadelphia yacyuye igihe. Hanyuma nza kugira ikibazo nakwibaza, ubundi Philadelphia ni iki, yavuye he, ibisobanuye iki? Impamvu nanditse iki gitabo n'uburyo bwo gusobanura Philadelphia, yewe natangiye mu itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi nkunda ubuhanuzi cyane. Muri ubwo buryo rero kuko nari n'umusore kandi numva ashaka kumenya muzi kuva imuzingo, mbese ubutumwa bw'Abadivantiste, nakunze gukurikirana igitabo cy'ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Daniel, cyarimo ubusobanuro bw'ubuhanuzi. Ubwo ngeze ku matorero 7 byahishuwe igice cya mbere kugeza igice cya 3, harimo ubusobanuro bw'ubuhanuzi burimo amatorero 7 yo mu Aziya, ayo marayika yabwiye Yohana kugira ngo ayandikire. Ubwo naje gusoma ayo matorero, ubusobanuro bw'ayo matorero: Efeso, Smyrna, Pergamo, Sarudo, Philadelphia na Laodikiya. Noneho ayo matorero yandikiwe, nza gusoma ubusobanuro ko ari amatorero yari asanzwe ariho, kuko hari nahenshi aboneka muri Bibiliya. Kuri iriya page iriho amatorero Pawulo yagiye agenderera, hari n'andi matorero Yohana atandikiye, ariko harimo Korinto, harimo Kolosayi, harimo n'andi menshi. Ubwo rero icyatumye
shaka gukurikirana Philadelphia nuko nasanze ari ryo torero amakorari menshi yo mu matorero ataramwe akunda kwiyita. Noneho usanga iryo zina Philadelphia rero nshaka kurisesengura sanga bivuga iki gikundiro. Ni izina rikundwa cyane, ubwo noneho bituma nza gusobanukirwa no gushaka kureba icyo Abadventiste barivugaho. Ariko nza gusanga nk'uko bavuze ko ayo matorero arindwi Yohana yandikiye ari amatorero arindwi yari asanzwe ariho, ariko banavuga mu busobanuro bw'umwuka ko bishushanya itorero rya Kristo uhereye ku gihe cy'intumwa ukajyana ukageza ku gihe cy'imperuka. Ije kureba rero mbona n'imyaka yagiye abaho. Efeso yarangiye igihe kiniki, Simuruna yarangiye kiniki, Perugamo yarangiye igihe kiniki, Tuatira rirangira igihe kiniki, Sarudo rirarangira, Philadelphia naryo rirarangira, hazaho Laodikiya. Ariko noneho ngira ikibazo cyo kwibaza, kuki Philadelphia bavuga ko yarangiye nayo turi muri Laodikiya, ariko abantu benshi amakorari menshi mu matorero ataramwe bakaba bakunze kwita Philadelphia? Bituma rero nongera kwinjira mu buhanuzi kugira ngo menye ibya Philadelphia neza koko. Kandi koko mu bigaragara iri zina Philadelphia muri amatorero arindwi yandikiwe ubutumwa muri Aziya, nigeza ko niryo zina abantu bagarukaho cyane, nta n'irindi zina abantu bitwa cyane rwose. Okay, hanyuma tuza kubona ko hari ibitabo wifashishije urimo urakora kiriya gitabo cyawe nasomye, ndetse nifuza ko nawe dukurikiye baza gusoma. Harimo Bibiliya ndetse n'ubusobanuro bw'ibyahishuwe. Nivuga Bibiliya abantu benshi barumva icyari cyo, ariko garuka ku gitabo cy'ubusobanuro bw'ibyahishuwe gato kugira ngo abantu batakizi none bakimenye. Iki gitabo cy'ubusobanuro bw'ibyahishuwe ndetse na Danieli ni igitabo ahari navuga ko ari umwihariko w'Abadventiste munsi wa karindwi, kuko no kugira ngo iryo torero rivuke ryavutse rikwirikiye ubuhanuzi bwo muri ibyo bitabo byombi, Danieli n'ibyahishuwe. Ubwo rero byatumye nanjye nkifashisha kugira ngo numve icyo kivuga kuri aya matorero, bituma ibyo nasomyemo ahubwo bintera ibibazo. Nicyo gituma n'iki gitabo kibaza ngo ese koko Philadelphia yacyuye igihe? Nuko Abadventiste bavuga ko Philadelphia yacyuye igihe, kandi igihe nareba ibihamya ngasanga atari yo gucyura igihe, kandi ngasanga niyo yacyura igihe itasimburwa na Laodikiya, kuko nkurikije ibivugwa kuri Philadelphia ni byiza cyane, nta n'ikintu yigeze igabana gitoya. Ariko wareba Laodikiya yayisimbuye, ari Abadventiste nayo badatinya kwiyitirira ko ari Laodikiya, ugasanga nta shimwe na ritoya ifite. None ndibaza nti ese birashoboka ko Imana yafata ikintu gishimwa ikagisimbuza ikigawa? Bituma sesengura rero nandika iki gitabo, ese koko by'iryo jambo abazagisoma zakomeza kurikurikirana bazabibona. Okay, hanyuma icyo ni igitabo cya kabiri. Igitabo cya gatatu kiravuga ngo intambara ikomeye ntoya. Yigera mu itorero ry'Abadventiste munsi wa karindwi hariho agatabo gato kitwa intambara ikomeye, gafite amapaje haratageze kuri 250. Nuko ntagafite hano, ariko ako gatabo kenda gakungana n'aka ngaka. Ako gatabo kariho umuntu ufashe inkota, ababaye Abadventiste bakera bakumva yambaye casque cyangwa ingofero y'urugamba, afashe n'inkota gutya mu kiganza. Rero ako gatabo nako nakunze kugasoma cyane, ngenda mbonamo ubutumwa bwa William Mireri, mbona itangiro ry'Abadventiste, mbona itangiro rya Philadelphia n'ukuntu Philadelphia yaje gucyura igihe, agatangira itorero rya Laodikiya ry'Abadventiste biyitirira, banavuga ko aribo bagomba kurangiza ivugabutumwa mu isi yose bahindura abantu mu yandi matorero yose kuza kuruhuka isabato. Ubwo rero ako gatabo narakifashishije cyane kuko karimwe amasomo menshi nize yamfashije kugira ngo nandike aka gatabo. Hanyuma hari n'ikindi gitabo wavuze wifashishije kitwa inyandiko z'ibanze. Inyandiko z'ibanze cyo ni iki gitabo? Inyandiko z'ibanze ni iki gitabo kitwa inyandiko z'ibanze za Ellen James White. Iki gitabo kenshi najyaga nkibona mu Cyongereza no mu Gifaransa, kandi izo ndimi ntazizi, ariko ku bw'amahirwe muri iyi myaka nko mu 2018 ngira ngo nibwo cyasohotse mu Kinyarwanda. Ubwo rero nibwo nagisomye ngikunze cyane, ngenda mbonamo ibintu byinshi byerekana ko Philadelphia yabayeho nuko bavuga yacyuye igihe, ariko nsanga binyuranye nuko Bibiliya bivuga. Nacyo cyatumye mbaza shyiraho ngo ese koko Philadelphia yacyuye igihe? Nuko nabonaga uko babivuga hano mu mwuka w'abahanuzi nuko byanditse muri Bibiliya
binyuranye, kuko Bibiliya yerekana ko Philadelphia itacyuye igihe, ariko umwuka w'ubuhanuzi wo ukerekana ko Philadelphia yacyuye igihe. Hari itumba nacyo ni igitabo. Mwitegura imvura y'itumba nayo ni akagatabo k'Abadventiste umunsi wa karindwi, nako karimo amagambo meza agenda avuga iby'itorero ry'Abadventiste ko ari ryo torero ryasigaye ryitondera amategeko y'Imana rifite guhamya kwa Yesu, kuko ari ryo rikomeza amategeko yose. Aka nako rero harimo amagambo nagiye nkuramo nifashishije ndayaterura nyashyira muri iki gitabo nanditse, aricyo kivuga ese koko Philadelphia yacyuye igihe. Pasiteri kandi nanone Muzehe Nepo turi kumwe mu mwanya ugiye gusobanura kuri Philadelphia, ugerageje mu ncamake kutubwira Philadelphia icyo ari cyo. Watwibutsa urwandiko rwandikiwe Philadelphia? Urwandiko rwandikiye itorero ry'i Philadelphia ari ryo torero rya gatandatu, narubibutsa ndetse nkanarusoma nubwo ntahita nsoma aka kanya, ariko amagambo arimo ndayibuka. Ndavuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia. Reka nifashishe kuyasoma, birarushaho kumufasha neza cyane ateshwa, kuko hano harimo nasome nyareba. Uwera kandi w'ukuri aboneka mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 7 kugeza 13. Uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukinga ntihagire ukingura, kandi ukingura ntihagire ukinga, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara kwitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe mu isinagogi ya Satani bita Abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Aya niyo magambo bandikiwe ab'i Philadelphia. Yego. Hanyuma wenda kugira ngo tuze kumenya kwinjira cyangwa usono bw'iki gitabo nyirizina, tubonye imyaka irenga 30 umaze mu idini ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi, kugera n'ubwo wahawe inshingano zo kuri pasiteri. Byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo ugere ku nzozi zawe zo kwandika iki gitabo? Ese ibi byibazo cyangwa se ibyo nakwita ibi bibazo watangiye kubyibaza ryari? Mu by'ukuri nubwo uvuze ko ndi pasiteri, ntabwo ndi pasiteri, gusa nagiye mba umukuru w'itorero, kandi mu itorero ry'Abadventiste umukuru w'itorero ntabwo aba ari pasiteri, ashinzwe kuyobora itorero. Ariko rero n'abantu benshi banyita pasiteri kuko babona nkunda kuvuga iby'ivugabutumwa. Rero ubuhanuzi nk'uko nababwiye natangiye kubusoma nkiri umusore, ariko nkabwigisha nk'uko mbusoma, singira icyo nkora cy'ubushakashatsi no kubitekerezaho. Ariko igihe cyaje kugera, ndetse nta nubwo ari igihe kirekire, ni nko muri iyi myaka ya vuba, muri 2018 nibwo natangiye gutekereza ku bintu nagiye nigisha, naba nagiye mbyigisha, cyane cyane ntangira kubitekereza nari kumwe n'itorero ryitwa Philadelphia. Ndarikunda cyane ko ryaririmbaga neza. Nza kubabwira nti rero muzagire ubwitonzi cyangwa se ivugabutumwa nk'iryo muri Philadelphia. Noneho umwe mu badamu uririmbamo aravuga ati ntabwo tugomba kuba Philadelphia, turi Laodikia kuko ntitwasubiza ubuhanuzi nyuma. Avuze iryo jambo nibajije ukuntu ari Laodikia kandi noneho bakaba biyitirira Philadelphia, bituma numva hari ikintu kibaye nk'ikangura rije mu bwenge bwanjye. Ndavuga ngo ko abangaba Laodikia ivugwa yuko ariyo izavuga ubutumwa bwiza burangiza isi yose, ndetse ikaba ivuga ubutumwa bwo kuvana abantu mu matorero yabo kugira ngo baze mu itorero ry'Abadventiste kandi ari ryo ryita Laodikia. None umuntu wo muri Philadelphia akaba yumva adashaka kuba nka Philadelphia, ahubwo agashaka kuba nka Laodikia, kandi Laodikia nta shimwe ifite, ni kuki bitirira Philadelphia? Ubwo nibwo nakangutse nibuka ko mu buhanuzi nagiye nsoma Philadelphia itigeze ivugwaho ikintu na kimwe kibi. Nibuka ko kandi Laodikia itigeze ivugwaho ikintu na kimwe cyiza. Noneho nibaza uburyo Imana yaba yarafashe ikintu kigawa ikagisimbuza ikintu gishimwa, noneho kandi babandi bagawa, rya torero rigawa akaba ari ryo inshingano yo kuvuga ubutumwa ngo ikura abantu mu matorero yabo baze muri rya torero
byandikiwe ko rigabana ryo ribyemerera, numva ibyo bintu sibyo, bituma nsubira mu buhanuzi rero kugira ngo mbive imuzi, nuko ndabyandika. Mbere yuko twinjira nyirizina muri iki gitabo, watubwira amahame atari menshi ubundi idini rya Adventiste cyangwa se itorero Adventiste rishingiraho? Itorero ry'Abadventiste urebye icyo rishingiraho cyane, nk'uko bavuze ko ari Abadventiste umunsi wa karindwi, ni ukuvuga nyine ko bakomeza umunsi wa karindwi ariyo sabato y'Uwiteka Imana yaremye mu irema ikayiruhuka. Ikindi bashingiraho ni ukuvuga ko bamamaza ubutumwa bw'abamarayika batatu buboneka mu byahishuwe 14. Ariko muri iki gitabo nanditse usanga ubwo butumwa bw'abamarayika batatu biyitiriye nabwo narasanze atari byo. Impamvu nasanze atari byo nuko nasanze ari itorero rigawa. Ntabwo rero nawe nk'umuntu usobanutse waba watumye umuntu ukamuha ubutumwa bwe ubwe ntabushobore, none uze kumwongera n'ubundi umwongere n'ubundi ngo bari buvuga. Kuko umuntu uheta ijambo nuwavuze neza irya mbere kandi akagenda mu butumwa nk'uko babumutumye. Ibyo rero nabyo nk'uko bazabisanga muri iki gitabo, bazasanga ko nanditse ko nemera ko ubwo butumwa bw'abamarayika batatu bwavuzwe n'Abadventiste umunsi wa karindwi, kuko batigeze bashimwa kuko biyita Laodikiya nabo bakabyemera. Kandi ukurikije uko mu irema bimeze, ukurikije n'uko byagenze ku gihe cya Pasika, usanga ari byo koko. Usanga isabato ari umunsi w'Imana abantu bagomba kuruhukaho koko. Uretse ko uburyo byaje guhinduka n'uburyo haje gucaho imyaka myinshi bataruhuka isabato, Abadventiste bakongera kuyubura mu 1844. Ibyo nabyo ni amateka maremare, ariko isabato yo mu busobanuro bwa Bibiliya bose bazi ko ari umunsi wa karindwi kandi niko biri. Icyo gihe itorero rya Adventiste nkeka ko byose tuzabibona muri iki gitabo. Noneho dushobora kuza kwinjira nyirizina muri iki gitabo nk'uko nagisomye, utwemere wagifata. Regeze icyo bita ku mashakiro, hari amagambo yo gushimira, ariko ngo hari inkomoko ya Philadelphia. Tugeze kuri page ya 3. Kuri page ya 3 noneho iyi nkomoko ya Philadelphia ni iyi. Inkomoko ya Philadelphia nk'uko nabivuze, Philadelphia ni rimwe mu matorero 7 Yohana yandikiwe abitegetswe na Yesu mu ijana rya mbere ry'ubukristo, Yesu amaze gusubira mu ijuru. Ubwo rero yandikiye amatorero 7 nyine uhereye kuri Efeso, kurikizaho Simuruna, kurikizaho Perugamo, kurikizaho Tuatira, kurikizaho Sarudo, kurikizaho Philadelphia, akurikizaho Laodikiya. Ariko mu matorero aboneka muri Bibiliya ataragize umugayo ni 2 gusa. Ni Simuruna na Philadelphia. Ayandi nayo yagiye agira umugayo mukeya, ariko akagira n'ibyo ashimwa byinshi. Ariko byagera ku itorero rya 7 riheruka ari ryo Laodikiya, ryo nta gashimwa na gake, kuko ryabwiwe ngo kuko udakonje kandi ntubire ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndumukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi ko uri umutindo wo kubabarirwa, ndetse uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye n'ubusa. Ngo dore ndakugira inama, ngureho izaba yatunganijwe mu ruganda ubone uko umutunzi. Ngureho n'imyenda yera kugira ngo ambare isoni z'ubwambure bwa zitagaragara. Ngureho n'umuti wo gusiga ku maso kugira ngo uhumuke. Rero icyatumye mbyibazaho cyane ni uburyo Imana yafata itorero risa n'impumyi ritareba, cyangwa se abakristo baryo, abayobozi baryo batareba, akabure hishurira ubutumwa bukomeye imaze kuhigiza hirya Philadelphia. Numvise bidashoboka kandi nsomye koko nsanga ntibishoboka, ahubwo nsanga babisobanuye nk'uko bashaka kugira ngo iryo torero ryogezwe, ariko atari ku Imana yaryogeje. None se ukiraho muze Nepo, ibyo niba biyita Laodikiya ariyo torero rya nyuma, kandi bakita ko batunze ari nabo banyabwenge kandi badafite, wenda turi buze kureba movement cyangwa se muvuma y'uburyo wenda nabo babayeho, cyangwa se Adventiste yabayeho n'uburyo wenda yatangiye. Ariko se bivuze ngo babikora babizi, iri kosa barikora barizi cyangwa ntibarizi bararyirengagiza? Ukurikije uko Bibiliya ibavuga, navuga ko babikora batabizi, kuko ubundi nta muntu n'umwe wo mu Kristo udashaka kuzajya mu ijuru. Buri muntu wese yumva yazajya mu ijuru, ariko akurikiza ariya magambo ngo kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe. Ibyo ni ibyerekana uko biyumva. Baravuga bati dufite Bibiliya, dufite amategeko yose y'Imana, dufite ibitabo byinshi by'umwuka w'ubuhanuzi. Ubwo nibwo bukungu
bivugaho, ndetse n'iki gitabo cy'ibyahishuwe kirabivuga ngo dufite amatorero, dufite amavuriro, dufite amashuri, ndetse n'imyiteguro y'imvura y'itumbuka bivuga ngo ariko ikiruta ngo igikwiriye kuruta byose ngo ni abagabo n'abagore buzuye umwuka wera. Muri iki gitabo cy'umwiteguro y'imvura y'itumba niko havuga. Ugasanga rero ubwo bukungu yivugaho ntabwo izi yuko ibwirwa ari amagambo ngo utazi. Ndetse wanditse iki gitabo cy'ubusobanuro bw'ibyesho yaravuze ngo aka kajambo ngo utazi ni akajambo umuntu akwiriye kwibazaho ukagacaho umurongo ngo kutimenya n'ishyano iri torero ryagushije. Ngo tuvuga ko turi abakire dutunze kandi dutunganiwe, ngo ariko Imana yo itureba nk'impumyi, ngo itureba nk'aba bantu b'i Laodikiya ngo bambaraga amakanzu akengerana, ngo nyamara batazi ko bahumye. None ko babizi ko babizi kuki badasubiza amaso inyuma ngo basome bavuge ngo bagawe ibi, Laodikiya yagawe ibi. Nubwo wibwira ko kurora ari kuri impumyi, ungureho umuti wo gusiga ku maso kugira ngo ubone. None gute batabizi kandi bakabaye ari abantu nabo bashaka kugura umuti kugira ngo babashe kubona? Iyo urebye basa naho bavuga ko uwo muti nyine bagirwa inama, iri jambo ngo dore ndakugira inama, ngureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone uko umutunzi, ngureho n'imyenda yera kugira ngo ambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, ngureho n'umuti wo gusiga ku maso kugira ngo uhumuke. Usanga niryo jambo ry'ukuri bishingikirijeho kuri Laodikiya, bakumva rero ko baba baraguze, ariko mu by'ukuri wareba ugasanga bataguze. Dore nk'aka gatabo k'umwiteguro y'imvura y'itumba ku ipaji ya 3 hari amagambo avuga ngo kandi nibo bakanditse ngo nabonye abasigaye batiteguye ibyenda kuba mu isi. Ubugoryi bumeze nk'ibitotsi nibwo bwibereye mu bwenge bw'abantu b'ingenzi, bigisha kwizera kudafite ubutumwa buheruka. Umurimo ukomeye ukwiriye gukorerwa abasigaye. Marika yaravuze ati ingabo nyinshi z'abamarika babi zirabagose, mujarajaza ubwenge bwanyu ngo buyobe bushukike vuba bureke umwiteguro, bureke umurimo w'umwiteguro. Marika yaravuze ati abakomeza isabato bakwiriye gupfa ku narike. Aya magambo yavuye mu gitabo n'ubundi cyitwa inyandiko za kera ku ipaje 119, ariko nashatse muri iki sinayabona, ariko wenda ashobora kuba ari mu cy'icyongereza cyari kirimo. Urumva rero niba ari bo biyandikiye aya magambo, ndetse umuhanuzikazi wabo Elinaweti akaba ari wavuze ngo nabonye abasigaye batiteguye ibyenda kuba mu isi, ubugoryi bumeze nk'ibitotsi nibwo bwibereye mu bwenge bw'abantu b'ingenzi, bigisha kwizera kudafite ubutumwa buheruka. Kumva ko nyine niba umuntu afite ubwo ubugoryi bumeze nk'ibitotsi buri muri we, ntabwo yamenya neza igikenewe icyo ari cyo. Nacyo gituma nyine bisohorezaho bwa buhanuzi bwo kuvuga uti ndi umukire ndatunze natunganiwe ntacyo nkennye. None ukiraho dusa n'abari muri introduction kugira ngo badukurikiye n'abazadukurikira bumve byinshi biri muri iki gitabo ndetse n'ibyo washatse gushyira ku mugaragaro. Abakristo cyangwa se abayoboke b'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bisa naho bashingira cyane kuri Ellen White. Wasa n'utunyuramo mu nshamake ya muvoma y'uburyo Abadiventiste cyangwa abategereje babayeho, hanyuma n'uburyo uyu Ellen White bashobora kuba mushingiraho muri kitegerezo kuri we. Amateka yo mu nshamake y'ukuntu Abadiventiste babayeho avuga yuko Abadiventiste batangiye kubaho mu mwaka w'1833, ubwo umugabo witwa William Mireri yasomaga ubuhanuzi bwo muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14. Amagambo avuga ngo bizamara iminsi 2300 ko bukiye bukira imuturo bwera buzabone kwezwa. Hari andi magambo nanone yaboneka muri Daniyeli igice cya 9 avuga ngo ibyumweru 70, ubwoko bwatagikiye ibyumweru 70. Noneho ubwo butumwa ubwo butumwa bwo muri Daniyeli bwo kweza ubuturo bwera nubwo bw'ibyumweru 70 nabyo bigahuriza mu kweza ubuturo bwera, bakabuhuza n'ubutumwa buri mu byahishuwe 14 buvuga ngo mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amako yose n'indimi zose, avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. No kuvuga ngo bafashe ubutumwa bwo muri Daniyeli 8 n'9 n'ibyahishuwe 14 babuhuza ko Yesu agiye kugaruka gucira isi urubanza.
William Mireri n'abo bari kumwe bafatanije babara neza ko Yesu azaza ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 1844. Bategereje rero iyo tariki bwira nk'uko busanzwe bwira Yesu ntiyaza. Ataje habayeho gutentebuka gukomeye, bamwe basubira inyuma. Ariko byumvikane ko ubwo butumwa nubwo bwavugwaga, abantu b'itorero ry'i Philadelphia babanje rwose gusukirwa umwuka wera, ubutumwa barabwumva, bamwe barabwakira. Hari n'ubundi butumwa bwavugaga ibyo kujya mu ijuru nyako. Abapasiteri bo muri Philadelphia bahagurutse bamagana ubwo butumwa, bavuga bati ntabwo Imana yigeze ivuga isaha n'umunsi, ndetse bakabihamisha isomo tubona muri Matayo 24:36, aho Yesu yivugiye ko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, n'abamarayika bo mu ijuru ntibabizi, n'umwana ntabizi kiretse Data wenyine. Ubwo rero bahagurutse barwanya, ni ukuvuga ngo ubuyobozi bw'itorero rya Philadelphia cyangwa amatorero ya Giprotestanti yari ariho icyo gihe, yahagurutse arwanya ubwo butumwa, ati abantu mwinjira muri ubwo butumwa buvuga umunsi n'igihe, ubwo butumwa ntabwo twemera ko ari bw'ukuri. Noneho ubwo abari bawushingiyeho babonye koko ataje, banza kuva ku izima, baravuga bati ibyo ari byo byose, nubwo Yesu ataje ntitubona aho ikosa riri, hari ikindi kintu gishobora kuba cyarabaye. Icyo cyabaye rero, ubwo hari abantu bari bateraniye mu rugo kwa Hiramu Disoni, nk'uko biboneka muri aka gatabo k'inyandiko z'ibanze ku ipaji ya 20, avuga ko abantu bari bateraniye kwa Hiramu Edisoni bategereje ibyo kugaruka kwa Yesu, babonye ataje. Noneho hano haratubwira ngo umwe muri iryo tsinda witwaga Hiramu Disoni yari atuye mu nkengero ya Gisboni hagati mu mujyi wa New York. Yari umuyobozi w'Abadventiste muri ako gace. Kwa 22 Ukwakira 1844 abizera bateraniye mu rugo iwe ngo bategereze kugaruka k'umwami Yesu. Bategereje icyo gihe gikomeye batuje kandi bihanganye. Ariko ubwo isaha mu gicuku yageraga, maze bakabona ko umunsi bari biteze urangiye, byagaragaye ko Yesu ataraza vuba nk'uko bari babyibwiye. Cyari igihe cyo gukorwa n'isoni gukomeye. Mu masaha ya mu gitondo kare kare, Hiramu Disoni hamwe n'abandi bake barasohotse bajya aho yahunikaga imyaka kugira ngo basenge. Maze bagisenga yumva yijejwe ko umucyo uzaza kubamurikira. Hashize akanya gato igihe Disoni n'inshuti ye bambukaga umurima w'ibigori bajya gusura bagenzi babo b'Abadventiste, ukuboko kwabaye nko kumufashe ku rutugu. Yubuye amaso ngo arebe nk'uri mwiyerekwa, abona ijuru rikinguwe, Kristo ari mu buturo bwo mu ijuru. Maze yinjira hera cyane aho yari agiye gutangira umurimo wo kuvuganira ubwoko bwe mu cyimbo cyo kuva ahera cyane ngo aze kwejesha iyi si umuriro nk'uko bari barabyigishije. Hiramu Disoni na Edizo wari umuganga na Foroziye wari umwarimu biganye Bibiliya ubushishozi, maze bidatinze uko kwiga kubahishurira ko ubuturo bwagombaga kwezwa ku iherezo ry'imyaka 2300 atari isi, ko ahubwo ari ubuturo bwo mu ijuru aho Kristo akorera ahera cyane ku bwacu. Uyu murimo wa Kristo kutubera bamuhuza wabaye igisubizo cy'ihamagara ry'igihe cyo guca urubanza byumvikanye mu butumwa bwa Marika wa mbere mu byahishe 14:6-7. Bwana Foroziye wari umwarimu yanditse ibyo bavumbuye byose mu itsinda igihe bigiraga hamwe. Ibyo bavumbuye byaje gucapirwa hafi aho, maze hanyuma bicapwa mu buryo bwuzuye mu kinyamakuru cy'Abadventiste cyitwa Inyenyeri ya Nimunsi, cyandikirwa ahitwa Cincinnati ho muri leta ya Ohio ku itariki ya 7 Gashyantare 1846 niko cyanditswe. Umubare udasanzwe w'abantu wiyeguriye byimazeyo kwiga Bibiliya ku ngingo y'ubuturo bwera. Nkimara gusoma aha hantu nahatekerejeho, numva ko havuga ngo igihe Disoni n'inshuti ze bambukaga umurima bajya gusura bagenzi b'Abadventiste, ukuboko kwabaye nko kumufashe ku rutugu. Mu by'ukuri iyo nyandiko ntivuga ko ryari yerekwa, umva ari ibintu byo kugereranya. Noneho akagira ngo yubuye amaso ngo arebe nk'uri mwiyerekwa. Iyo bavuga ngo nk'uri, umva ko atari mwiyerekwa, ahubwo no kwegeranya no wari mwiyerekwa. Ikindi kigaragaza ko iri atari yerekwa nuko Yesu avuga ngo ibyo byatumye barushaho kwiga ibyanditswe kugira ngo barebe neza, basesengure
iby'imyaka 2300 yazaga kwezwa ko atari isi, bituma banareba none igihe cyo guca urubanza kivugwa mu Byahishuwe 6:7. Ibyo byose babyize nkaho batari bitaye kuri rya yerekwa, bararisuzuguye noneho batangira kubyiga. Byerekane ko rero ibi bashingiyeho n'ubundi ko Kristo ngo yaba yaravuye ahera akajya ahera cyane, ngo akajya kutubera umuhuza. Wakwibaza uti ese kuva mu mwaka 33 azamurwa mu ijuru kugeza ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10/1844, Yesu aho yarari ahera yakoraga muri muki? Nanone ukaba wakwibaza uti none se ko aribwo agiye kutubera umuhuza, akaba mbese atubwira ko ahubwo ngo yagiye gutangira umurimo w'ubucamanza, mbere ngo yari umuhuza. Babivuga uburyo busa nta muhuza tugifite. iyo usomye aho ngaho wumva bisa naho nta muhuza tugifite, tuvuka mu gihe cyo guca urubanza, kuko umurimo w'ubutambyi Yesu yakoreraga ahera cyane, bisa naho ngo yarahavuye asiga akinze n'urugi, ahubwo niko Ellen White yavuze. Ngo Yesu akinze urugi rwose ararudadira ku buryo ntawe kwinjira ahera cyane. Ellen White abantu noneho tubonye ko bategereje Yesu niyaza. Muri aba bose twabonye bari bategereje Yesu, harimo abasaga n'abahedinze abandi cyangwa bayoboye abandi. Usibye Ellen White, abandi ni bande byagenze gute? Ahubwo igitangaje nuko na William Mirere watangije ubwo butumwa, abonye yuko Yesu ataje, yahise yisubira mu itorero ry'abatisiti ry'abagamo. Aravuga ati ubutumwa nabwirije ndumva nanjye ubwanjye ntabwumva, atari byo, ndumva atari byo. Noneho abandi banga kubuvaho, ariko ikintu cyaje kubakomeza cyane ni ihishurwa ry'isabato. Ariko isabato nayo ntabwo bayihishuriwe mu buryo bw'amayerekwa cyangwa iki, ahubwo hariho itorero ry'ababatisita b'umunsi wa 7. Haza umugore witwaga wa Kesi, muzabibona muri iki gitabo, ari kumwe na nyina, ngo abanyanyagizamwo impapuro zivuga ibyerekeranye n'isabato. Baragenda barazisoma, bageze babona ku isabato umunsi wa 7 ariwo sabato, ariwo munsi w'Imana, batangira kuyiruhuka gutyo. Ariko ni nyuma bw'uko bari barategereje Yesu bakamubura, ntabwo ari imbere. Hanyuma Ellen White arandika, abo bose bamusigayeho batangiye kwitwa Abadiventiste noneho. Hanyuma bisa naho aribwo batangiye umuntu wese ashobora kubyiyumvisha. Noneho icyo twibaze ko Philadelphia wanditse cyangwa se Philadelphia wagarutseho cyane, ndetse tunashingiraho muri iki gitabo n'iki kiganiro, andi matorero abanziriza Philadelphia yo watubwira iherezo ryayo? Amatorero icyatumye ntayitaho mu iherezo ryayo nuko burya umuntu yita ku gihe cya bugufi. Ubu ushobora kumenya kumenya na sokuru no kumenya sokuruza no kwita ku bye ntabwo ari cyane. Kandi uko bigaragara n'icyatumye nita kuri Philadelphia cyane nuko yabwiwe amagambo meza, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga. Abadiventiste bagiye gusobanura bavuga ko urwo rugi rukinguye ari urw'ivugabutumwa, ndetse bandika uburyo abavugabutumwa babwirije ubutumwa, ndetse n'umwuka wera agahangwa ku bana bo muri Norvege bakajya babwiriza inteko z'abantu bakuru. Icyo gihe rero bavuga ko ari nabwo ingaga ebyiri zandika zicapa Bibiliya zabayeho, urwitwa British and Foreign n'urwitwa Society Bible, zabaye muri iyo myaka. Ariko nayo iyo urebye usanga iyo myaka bavuga ko izo ngaga zahimbwe iri hirya y'1833. Ugasanga rero yabivugwa nko mu gihe cy'itorero rya Sarudo, ariko babyitira itorero rya Philadelphia. Ariko cyane cyane cyatumye nita kuri iryo torero nuko byakinguriwe urugi. Noneho rero nabwirwa ngo dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda nyamara atari bo. Nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye ko nagukunze. Noneho bongera kubwirwa ngo nzakurinda igihe cyo kugerageza kijye kuza mu bihugu byose kugerageza bari mu isi. Abadiventiste umunsi wa 7 muri iki gitabo cy'ubusobanuro bw'ibyahishuwe basobanuye neza yuko icyo gihe cyo kugerageza cyari kijye kuza kugerageza bari mu isi ari ubwo butumwa bwo kuvuga isaha n'umunsi Yesu azazira. Ariko bo bakavuga ko batsinze, kuko icyo gihe cyo kugerageza ngo cyatsinze Philadelphia. Kwibaza ngo
Philadelphia yatsinzwe gute kandi Imana yarayibwiye ngo nzakurira igihe cyo kugerageza kigiye kuza kugerageza abari mu isi. None se ubundi ko bavuga ko baba baratsinze, ishimwe baherewe ku gutsinda ni irihe ryanditswe mu butumwa bagenewe? None se ubundi ko ubwo butumwa bwavuga ko Yesu azaza kuri 22 z'ukwezi kwa 1844 yaraje ngo tuvuge yuko batsinze icyo gihe cyo kugerageza ibyo bavuze byabaye by'ukuri? Icyahindutse se ni igiki cyakwerekana ko yavuye aho hera akajya hera cyane? None se ko banavuga ko yavuye mu cyumba cy'ahera aho yaduhongereraga akajya mu cyumba cy'ahera cyane aho atangiye umurimo w'ubucamanza, ni ukuvuga ko abantu twavutse igihe nyuma y'1844 tudafite uduhongerera nk'uko umutambyi yatambaga ibitambo ahongerera ubwoko bw'Imana. Niba se tutamufite noneho ubutumwa twaba turi kubwiriza buvana abantu mu matorero yabo bubazana mu Badivantiste umunsi wa karindwi kandi turi gucirwa urubanza nta muhuza dufite, bwaba bugamije iki? Ibyo binzamo rero bituma nandika, uzasoma iki gitabo bizatuma byose biva muziye bisobanukirwa. Muzehe Nepo, tukiri aho ngaho, ntabwo Abadivantiste cyangwa se aba bitwa Laodikia baba bashingira kuri iyi myaka uko amatorero yagiye akurikirana, bakavuga bati niba wenda itorero rya mbere ni riharya ni Efeso niba yarandikiwe muri 33 kugera muri 60 niba na kangahe, wenda bakagenda babara iyo mibare bakavuga bati noneho dukurikije iyo myaka twabonye ko irya nyuma ari Laodikia. Tukavuga tuti none bakaba bashingiye bavuga ko Philadelphia yarangiye mu myaka yayo hanyuma agatangira Laodikia, tukaba tudafite irikurikira Laodikia. Noneho bakaba biciye muri Laodikia bavuga bati amadini yose ari muri Laodikia ariko niko dufite ukuri. Ese niba bashingira kuri icyo kintu? Nacyo baba bagishingiraho, kuko ukurikije uko banditse hano hari urutonde nuko rutagaragara neza muri aka gatabo kuko ari gato, ariko nabikuye muri iki gitabo cy'ubusobanuro bw'ibyahishuwe, reka ari cyo nerekanamo urutonde berekanye rw'uko imyaka yagiye igenda. Ubundi bavuga ko itorero ryo mu Efeso ryaba ryaratangiye mu ijana rya mbere aribwo ryarangiye. Nguru rutonde na Kaporo hariya dore. Efeso ijana rya mbere nyuma ya Kristo. Ubu uyu mwaka wanditseho niyo ryarangiyeho. Simuruna irangira mu 313. Ugatangira Perugamo. Perugamo irazirangira mu 538. Atangira Tuatira irazirangira mu 1755. Tangira Sarudo iraza irangira mu 1833. Atangira Philadelphia iraza irangira mu 1844. Atangira noneho Laodikia. Tutabona umwaka yarangiye. Laodikia rero ntitubona umwaka yarangiyemo, ahubwo bivuga ko ari ubutumwa buzaheruka. Noneho icyo wakwibaza ni iki? Niba Laodikia aribwo butumwa buzaheruka kandi Imana ikaba yaravuze ngo ngiye kukuruka kuko wivugaho bukire, byagaragara se ko Imana izarangiriza ku itorero y'isi impumyi? Kuko uvuga uti ndumukene ndatunze natungana utazi ko umutindo wo kubarirwa ndetse uri umukene n'impumyi ndetse wambaye n'ubusa. Rero nta n'impamvu zanatuma Philadelphia irangira, kuko yavuze ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ntazasohoka ukundi. Kandi rikaba ryari rimaze kubwirwa ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Byumvikane ko niba Imana ariyo yabivuze nk'uko ubusobanuro buvuga ngo wita amena, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati uwo ni Yesu wivugaga. Ntabwo yavuga ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe hanyuma kandi ngo avuge ngo uratsinzwe. Ntabwo avuga ngo nkugize inkingi mu rusengero rw'Imana yanjye hanyuma avuge ngo arariranduye. Ahubwo bigaragara ko abatangije buriya butumwa ari nabo bavuze ko Yesu nubwo ataje ahubwo yimutse, bashatse kwerekana ko ari nkaho basimbuye Philadelphia. Ariko nanone kuko ubuhanuzi bubavuga babura uko bigobotora kugira ngo bajye mu cyimbo cya Philadelphia bakore nk'ibyo Philadelphia yakoraga. Kubw'ibyo rero mbona uburyo babusobanuye yewe atari uburyo busobanutse neza, ahubwo bagombaga kwerekana ko Philadelphia kuko n'urukundo rwa kivandimwe. Na Paulo yaravuze ngo guhanura kuzashira, kuvuga indimi kuzashira, n'ibindi byose bizashira, ariko urukundo ntiruzashira. Nacyo gituma ubona
bagenda bagaruka bita Philadelphia, amatora amwe akita Philadelphia, amakorari menshi akita Philadelphia, nuko ari urukundo rwa kivandimwe kandi urukundo ntiruzashira. Okay, noneho nyemerera tujye mu gitabo cyawe nyirizina, tubonye n'impamvu zatumye ucyandika. Hanyuma ibyo wagaragaje muri iki gitabo dushaka kwinjiramo, ngiye naragisomye ndanacyagisoma uko nagishatse kugira ngo gisome, ariko noneho kubwira ubwitorero ari ryo Philadelphia. Ese ubwo bwiru ni ubuhe? Ubwiru ni ubuhanuzi burivugwaho. Kugira ngo tubwumve neza, reka mbusome mwumve ko havuga. Baravuga ngo ubusobanuro bw'ijambo Philadelphia ni urukundo rwa kivandimwe cyangwa se urukundo rwa bene data, brothers love. Mu Rugiriki Philos ni urukundo, Adelphos mwene data. Itorero ry'i Philadelphia ryatangiye mu mwaka wa 1833 ubwo ibimenyetso byo kuza kwa Yesu byatumye benshi bikanga bagasubira mu gucungutoraniriza muri Bibiliya, maze ni ruto bavumbura ukuri kwaribagiranye. Muri iyo myaka yose Imana yahagurukije ababwiriza benshi b'ibitangaza nka Spurgeon n'abandi, ituma ndetse n'abana bahangwamo n'umwuka wayo, maze babwiriza inteko nini z'abantu bakuze nko muri Swede. Mu isi yose haba guhembuka gukomeye. Idini ya benshi yari nk'intumbi nk'uko bivuga mu Byahishuwe 3:1, noneho ibyutsa umutwe iba nzima. Urukundo rusaba mu bakristo benshi, maze kubwo gukunda bagenzi babo batizeye, Philadelphia bagurisha ibintu byabo ngo haboneke amafaranga yo gutuma ababwiriza butumwa mu isi yose kuburira abapagani. Twibuka bamwe nk'abatumwe muri icyo gihe, witwa William Galeri yatumwe mu Buhinde 1793. Iyo urebye hirya bavuze ko itorero rya Philadelphia ryatangiye mu 1833, kandi bakavuga ko abavuga butumwa boherejwe n'itorero rya Philadelphia. Aha naho harimo ikinyoma. None se itorero ryatangira gukora ritarabaho? Iyo urebye igihe William Galeri uvugwa nk'umubwiriza butumwa wa mbere muri Philadelphia yabayeho, yatumwe ni mu 1793, ubwo ni mu myaka 43 mbere yuko itorero ritangira. Rero urumva ko bitashoboka. Robert Morrison yatumwe mu Bushinwa mu 1807. Urumva ko nabwo haraburaho imyaka 36, haburagaho imyaka 36 ngo iryo torero rya Philadelphia rivuke. Uyu witwa Robert Mufati watumwe muri Afurika mu 1817, nabwo Philadelphia yari itaravuka, kuko yavutse mu 1833 nk'uko babivuze. Ngo ubundi kandi bashishikariraga gusakaza Bibiliya mu isi yose, niko guhanga ingaga z'abacapyi ba Bibiliya babasha gucapa Bibiliya ku giciro cyo hasi cyane nk'izi. British and Foreign Society yahanzwe mu 1804 nyuma ya Kristo. Urumva ko ni mbere y'imyaka 29. American Bible Society yahanzwe mu 1816. Urumva ni mbere y'imyaka 17 mbere ko iryo torero ritangira. Soma witonze wibutse ibyo wize mu mahame no mu mwuka w'ubuhanuzi, ntubure kubyitaho cyane. Ngo nta mugayo na muke uvugwa ku itorero ry'i Philadelphia. N'ubundi urukundo ni rw'amategeko yose asohoreramo. Iyo urebye rero iyi myaka bahaye Philadelphia n'imbaraga bayihaye n'abavuga ubutumwa bahagurutse, usanga rwose wanditse ibi ngibi yaravuze ibyo mu itorero ryo hirya, niba Philadelphia yaratangiye icyo gihe. Niba kandi yarashatse kubyitira ibyo Philadelphia, urumva ko ni ikinyoma, kuko nta wakora atarabaho. Noneho kandi akavuga ngo nta mugayo na muke uvuga ku itorero ry'i Philadelphia. N'ubundi urukundo rw'amategeko yose asohoreraho. Niba se nta mugayo ryasimburwa rite? Hari ikintu cyavaho nta mugayo gifite imbere y'Imana? Ntabwo byakunda. Abadukurikiye muri uyu mwanya muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, turi kumwe n'umusaza mukuru kandi wagize igihe cyo kwicara aratekereza, ndetse aza kumenya ukuri kwihishe inyuma y'ibyo tubamo cyangwa se ibyo twizera umunsi ku munsi. Turi ku itorero Philadelphia, itorero tudashobora guhamya ko ryarangiye dukurikije ubuhanuzi rifite, kandi nanone dukurikije ibyo ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana izarigira inkingi yo mu rusengero. Muzehe tukiri ahangaha, ndagira ngo twibaze, ibi wabifashe nk'aho ari ubujiji cyangwa se ari ikinyoma abantu bagize, kugira ngo noneho uyu munsi
we bari mu cyo batazi cyangwa badasobanukiwe twakwita Laodikiya. niko bimeze kandi nako Imana ibivuga, kuko Imana iravuga ngo kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze ndatunganiwe ntacyo ngennye, uko niko ryivuga. Ariko yandika kirika rivuga ngo utazi kuri umutindo wo kabarirwa ndetse n'umukene n'impumyi. Kubwo ibyo rero navuga ko ari ubuhumyi babayemo bwo kudasobanukirwa, ariko igihe kirageze kugira ngo abantu basome bahumuke bumve igikwiriye. Ibi bibi intangiro ryo kugira ngo abantu bumve ko hari urundi rufatiro bakwiriye kwitwaza rutari urw'itorero ryavuze ngo nitwe dukungahaye, nitwe dufite ubutumwa buheruka kuko turuhuka isabato. Oya, rwose nidukomeza kubyumva tuzumva n'uburyo abo b'isabato bagombaga kwigishwa na Philadelphia. Ahubwo atari bo bagombaga kwigisha Philadelphia, kandi bagombaga kwihanishwa na Philadelphia, si bo bagombaga kuyihanisha. Byumvikane ko rero ahubwo abadiventiste umunsi wa karindwi bihanishijwe na ba bandi biyitaga abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Nibo mu cyimbo cyo kwihanishwa ahubwo bihanishije, bituma babayoboka ari benshi. None Laodikiya ukiraho, Laodikiya ni iki none? Unarebye nta nubwo babayobose ari benshi, ahubwo babayobose ari bake, kuko mu bantu bari bahagurukijwe n'ubwo butumwa bwa William Mireri bari bageze, igitabo kimwe kivuga ko bari 50,000, ariko muri iki gitabo ku ipaje ya 19 aho bavuga ko bari 300,000 muri izo nyandiko z'ibanze, bavuga ko bari 300,000. Ubwo rero urumva mu bantu 300,000 kugira ngo havemo abantu 50 gusa ni bake cyane cyane. Ahubwo icyaje gutuma baza kugwira nuko bagize isabato iturufu, biza gutuma bifata abayuda benshi, bifata abantu benshi kumva ko isabato yabayeho mwirema, none biza gufata abantu benshi bumva ko isabato ari ikintu gikomeye cyane. Ariko nanone ukwibaza ngo kuki itorero ry'Ituatira ryabayeho muri iriya myaka, kuko abadiventiste bavuga ko isabato yakuweho n'umwami witwa Constantine wo mu itorero ry'Iperugamu. Reka turebe igihe cy'itorero ry'Iperugamu ryabaye dukurikije iki gishushanyo mbonera bagize. Noneho bakavuga kandi ko Constantine, itorero ry'Iperugamu ryatangiye mu mwaka wa 313 rirangira mu 358. Icyo gihe rero rirangira muri 538. Ariko nubwo ryarangiye, ni ukuvuga ngo uwo Constantine uvugwa niwe waje akuraho amategeko, ashaka kwishushanya ngo abe umukristo, ndetse akuraho akarengane kari mu bakristo benshi, nawe arabatizwa, atangira kubinjizamo imihango ya gipagani, atangira kwinjiza dimanche, abasobanura neza yuko dimanche ari umunsi umutagatifu wejejwe, kuko ari umunsi w'umutagatifu yamanukiye intumwa. Icyambere no munsi Yesu yazutse, cya kabiri no Yesu yohereje umwuka wera amanukira intumwa. Twese turazi ko ari umunsi w'izuba, noneho none ukavuga ko ari umunsi w'izuba. Ibyo bintu rero kuko bavuga ko izuba ryo gukiranuka nanone rishushanya Yesu, bituma bayikuraho baruhuka icyumweru. Kuva mu 338 kugeza mu 1844 n'abantu baruhuka isabato bari bake cyane, nabo kandi bakayiruhuka bihishe, baruhuka n'icyumweru. Yarashimwe ko yandikiye kuvuga ngo imirimo yawe ya nyuma iruta ya mbere kuba myinshi. Urumva ko niba Imana ivuga ngo imirimo yawe ya nyuma iruta ya mbere kuba myinshi, haba hari mwishimwe. Ariko ubundi atukira ahangaha, reka badukurikiye baze no gusobanukirwa. Hari abantu tujya tubwira amatorero ntibamenye ayo ariyo. Iyo tuvuze amatorero yose, Efeso, Simuruna, Perugamo, gukomeza kugera muri Laodikiya, iyo tuvuga amatorero yari 7 yo muri Aziya, ni senda bivuga gute, ni amakaritsiye yabaga ari ahantu hamwe boherezwa ubutumwa bwabo, ni ibice by'abantu runaka, ni amatsinda y'abantu runaka, kugira ngo abantu badukurikiye babyumve neza bataranabyumva ibyo ari byo. Ayo matorero yari ariho, no bashobora kuba ariho, ni imidugudu yari iri muri icyo gihugu, imidugudu iriho ayo matorero. Ubwo rero ayo matorero hariho n'andi menshi Yohana atandikiye, nk'uko navuze ko hariho Korinto, hariho Filipi, hariho Galatiya, harimo Tesalonike, harimo Roma, harimo ni menshi Pawulo yagiye yandikira. Ariko
icyatumye bariya basobanura ko ari itorero rya Kristo bashakaga kwinjira mu buhanuzi. Noneho izo nzandiko bazikura kuri ayo matorero kuko zanditswe na Yesu, baravuga bati ni itorero rimwe uhereye ku gihe cy'intumwa za Kristo ukazana ukageza ku gihe giheruka. Ibyo gihe sinabirwanya cyane kuko ariko bashatse kubivuga, nubwo nanone ntabyemeza cyane nuvuga ko ariko itorero ryagenze, kuko nzi ko Yesu yavuze ati mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo. Afite abantu benshi mu matorero menshi ataramwe kandi ku isi yose afiteyo intama ze cyangwa ubwoko bwe, ariko ntababujije gusobanura ko ari itorero rya Kristo guhera mu ijana rya mbere kugeza ku gihe giheruka. Ahubwo ikibabaje nuko bigera hariya nyine Philadelphia bakavuga ko icyuye igihe ivuyeho atangira Laodikiya ari ihawe uburenganzira, noneho kandi bakerekana ko Laodikiya ariyo igomba kuvuga ubutumwa ku isi yose, ariko ntaho Bibiliya na hamwe herekana ko akinguriye urugi Laodikiya. Ukiraho noneho bivuze ko ubu butumwa bwandikirwaga amatorero bwashushanyaga uko iyo bizakurikirana. Bo niko babivuga, ariko ubundi bwandikiye amatorero ahari yarasanzwe ariho byakabaye bwararangiye rero. No kuvuga ngo mbese ubundi Yohana ajya kwandika hariya bari bamuciriye ku kirwa cyitwa Patimo. Umwuka wera amubonekerayo, Yesu amubonekerayo, noneho rero amubwira kwandika. Yohana nta wino, nta karamu, nta rupapuro bari bamucanye, kuko amateka tubwira ko bari bamaze kumucana mu ngunguru y'amavuta, amavuta arakama, Yohana ntiyapfa. Noneho baravuga bati reka tumute ku kirwa cya Patimo, azaribwe n'imibu, yicwe n'inzara, aribwe n'amashwimi. Ariko Uwiteka aza kumubonekera, Yesu aramubonekera, amubwira ko kwandika. Yifashishije ikirere. Muri icyo kirwa harimo ibiwuwa, hari ibintu byitwa ibiriburibu bimera nk'insina, bikagera amakoma manini cyane aruta y'insina. Ntimujya mubibona hano. Byera n'igitoki. Hano babigira nk'indabo. Bagira nk'indabo bakabitera mu rugo. Ibyo rero nibyo yifashishije. Yafataga agati kumye akandika ubutumwa nk'uko ari kubwirwa, yarangiza akigera hepfo ku mazi akarukubita mu mazi. Ubwo amazi niyo yamuberaga iposita. Ubwo urupapuro rukagenda hejuru rujyanwa n'umuhengeri rukagera kuri cya cyambu cya Efeso. Abagiye kuvoma cyangwa bagiye gushora inka bakarutwara bakarushyira umukuru w'itorero, nawe yarubona rya Efeso ati urupapuro n'urw'agaciro, akarwandika mu gitabo cy'uruhu, bakarubika mbese bakarwandukura kugira ngo rutazasazana n'icyo n'urwo rukoma byanditseho. N'ahandi hose ku matorero niko byagiye bigenda. Izo mpapuro zayagezeho kera barazisomye, ariko noneho Abadiventiste babisomye baravuga bati reka tubigire ubuhanuzi, tubigenekereze ko ari itorero rya Kristo uhereye ku gihe cy'intumwa ukageza ku gihe cy'imperuka. Nibo bagiye bagenda bariha imibare imyaka rigenda rirangiramo, nibo bagiye babigena. Nibo ayo matorero yo yandikirwa yari ahari, n'impapuro yarazibonye aranazibika. Nacyo cyatumye zandikwa muri Bibiliya. N'ubu ugiyeyo wahasanga urwandiko rwabandikiwe nyine nk'abegeranije Bibiliya, bagusobanura ko bagiye barukura ahantu n'ahantu bitandukanya, barazibonye. Noneho birumvikanye rwose. Noneho ubwo bimaze kumvikana ahangaha, turagira ngo duhe ishusho y'iki kiganiro tuzakora kuri iki gitabo, ndetse bizakomeza cyane ko iki umunsi tugiye kukigeza ku musozo. Ukurikije uko wagiye uduha icyo nakwita ishakiro ry'amapaji, hanyuma noneho ugenda uduha uko amapaji azakurikirana n'ibyo uzagenda ugaruka usobanura muri iki gitabo, kugira ngo n'abadukurikiye muri uyu mwanya noneho basobanukirwe kurushaho. Aya mapaje wenda mbere y'uko nyageraho reka ngere ku kajambo k'interamasiko gakomeye kerekana ko icyatumye nkurikirana ko Philadelphia yacyuye igihe. Ni amagambo nasomye muri iki gitabo cy'ibyahishuwe, wenda reka nyasome muri iki gitabo cy'ibyahishuwe, cyane ko Abadiventiste munibanda cyane ku byahishuwe ndetse na Daniel. Ubusobanuro bw'ubutumwa bwagenewe itorero ry'i Philadelphia. Mu byahishuwe 3:7 n'8 havuga ko Kristo afite imfunguzo zo gukingura ntagire ukinga, kandi ngo yazihaye abi Philadelphia. Yashyize imbere ya Philadelphia urugi rukinguye. Urwo rugi rugereranya uburenganzira bwo kwamamaza ubutumwa bw'ukuri bushyitse mu isi yose, bwahawe abo mu kinyejana cya 18 na 19. Gereranya urwo rugi rukinguye n'iyi mirongo: Kolosayi igice cya 4:3, urwa mbere rw'Abakorinto 16:8-9, urwa kabiri rw'Abakorinto 2:12. Wibuke kandi ko mu mwaka w'1844 nyuma ya Kristo, Yesu yakinguye urugi ngo yinjira ahera cyane ho mu ijuru,
atangira guca urubanza. Aya magambo ngo wibuke ko mu mwaka w'1844 Yesu yakinguye urugi ngo yinjire ahera cyane ho mu ijuru, atangira guca urubanza. Jye sinyemera. Impamvu ntayemera nuko ko kwinjira mu ijuru kwa Yesu mu 1844 nakwemera, ahubwo ni ikinyoma cyasakaye kuko bari bamubuze kuri ya tariki. Bavuga ko yavuye ahera akajya ahera cyane, ariko iyo usomye muri Bibiliya mu Baheburayo, Pawulo avuga yuko Yesu Kristo yinjijwe ahera cyane, atahijijwe n'amaraso y'ibimasa cyangwa y'ihene, ahubwo yinjijwe n'amaraso ye ubwe. Ubwo rero Ellen White we n'abandi nyine bavuze ko Yesu Kristo yinjiye aho ngaho kubwo gushaka nyine kwidefanda, kuko bari banze ubutumwa bw'aba pasiteri bavuga ko ari bafite ubutumwa bw'ukuri, banga ubutumwa bw'itorero rya Philadelphia, ariko siko biri. Noneho hano harakomeza ngo Ibyahishe 3:8 ngo ufite imbaraga nke. Ayo magambo si umugayo, so kuvuga ko bari babuze umwete mu gihe cy'i Philadelphia, ahubwo ni amaboko make bari bafite ugereranije n'itorero gatolika. N'ubundi Imana ntishimishwa n'imibare myinshi y'abantu badakiranuka cyangwa amaboko y'itorero ryononekaye. Imimuriko myinshi y'ibyitiriro ntishimisha Imana. Ubusanzwe agahimbaza umusiki kava mu ngasire. Nicyo cyatumye Imana ishima itorero ry'Isimuruna kubw'ubukene bwaryo, itorero ry'Ituatira kuko babaye bake nyamara ntibadohoka, itorero rya Philadelphia kuko kubw'imbaraga nke. Ubwinshi bw'abantu cyangwa ibintu cyangwa inyubako nyinshi si byo bimenyetso bishimisha Imana. Ubutungane nibwo Imana yifuza kuruta ubwinshi, n'ubundi ubunini si bwo bugabo. Byongeye kandi Yesu yaravuze ati hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ibyahishuwe 3:9. Abayuda baracyakomeza isabato ndetse bakerensa abakristo ko bayiretse bati, niba muri abakristo nk'uko mwivuga, ni iki gituma mutitondera umunsi wayo? Mu 119 nyuma ya Kristo ubwo Abadiventiste bavumburaga isabato, nibwo aya magambo mu Byahishuwe 3:9 yasohoraga. Aha ubwo havuga rero ngo Abayuda baracyakomeza isabato ndetse bagakerensa abakristo ko bayiretse bati, niba muri abakristo n'iki mwivuga nk'uko mwivuga, n'iki gituma mutitondera umunsi wayo? Birumvikana ko aba bita Abayuda baje guhinduza Abadiventiste ya sabato yabo, bituma Abadiventiste bayinjiramo. Nyamara ibyanditswe muri Philadelphia byaravugaga ngo dore nguhaye bamwe mu isinagogi ya Satani bita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe. Ibi nari nabivuze hirya, ariko nongeye kubivuga nanone mbisoma. Ariko none hano urabona ko baravuze ngo nibwo byasohoye ngo ubwo Abadiventiste bavumburaga isabato. Urumva se isabato barayivumbuye, ahubwo barayigishijwe. Barayigishijwe noneho barayikomeza. Kandi ari amatora nk'uko navuze, Tuatira na Sarudo na Philadelphia yabayeho atari ku isabato yarashimwe, ariko Laodikiya yabayeho gashurirwa isabato iragawa. Kwibaza ngo ese kuki bavuga ko bahishuriye isabato bakavuga ko ari itorero rikomeza amategeko y'Imana, kuki ridashimwa kubw'isabato ryahishuriwe ahubwo rikagawa? Noneho dukomeza hano hepfo kugira ngo uze kumva aho naje gukura ahaje kuntera amasiko bavuga ngo ese koko Philadelphia yacyuye ngo Ibyahishuwe 3:11. Reba uko uwo murongo uhuje na context y'ibyari mu bitekerezo by'abitorero ryo mu gihe cy'i Philadelphia. Ibyahishuwe 3:13 ni ukuvuga ko watsinze Imana izamuhindura ukomeye mu bwami bwayo. Imana yashimye cyane itorero ry'i Philadelphia kubera ko bari bavumbuye ukuri kwinshi kwari kwaramamaye imyaka myinshi cyane, kwari kwaramaze imyaka myinshi cyane guhishwe, kuko babaye inkora mutima zayo. Nicyo cyatumye basezeranira kubagira inkingi mu rusengero rwayo. Wibuke yuko mu gihe cy'itorero ry'i Philadelphia Yesu yinjiye ahera cyane ho mu rusengero rwo mu ijuru guhera mu mwaka w'1844, ubwo igihe cy'itorero ry'i Philadelphia cyarangiraga. Ubwo no kuvuga ngo nk'uko bafashe ubwo butumwa bwabo bakabwemeza ngo Yesu yinjiye mu mwaka w'1844 yinjiye ahera cyane, ubwo baravuze bati itorero ry'i Philadelphia rirarangiye. Noneho twebwe twinjiye mu itorero rya Laodikiya. Noneho hano hakarangira havuga ngo imitima y'abantu benshi yari yerekeje mu rusengero rwo mu ijuru, kuko bikugukaga ko urubanza rw'abisi rwari rutangiye. None se akabazo nanjye nabaza abasoma ubutumwa twafatanije kubusoma naka, ko yahinjiye urubanza rugatangira, Laodikiya yaratangiye, yahawe irihe shimwe na ritoya twafatiraho ngo twumve yuko Philadelphia yacyuye igihe
tukaba twarinjiye mu gihe cya Laodikiya, tukumva ko Laodikiya ari igiye kutugeza mu bwami bw'Imana kuko yitondera amategeko y'Imana kandi ifite guhamya kwa Yesu nk'uko babivuga. Niba hari umwe mu banyumva uzabona igisubizo azansubize, ndaza gutanga nimero za telefone yanjye, azampamagare ambwira ikintu baba barashimwe yabashingiraho kivuga yuko Yesu yinjiye aho ngaho hera cyane akabatangira umurimo w'ubucamanza, abamukurikiye bakaba bashingira ku ijambo ryanditswe muri Bibiliya bati kubwira ijambo niri Laodikiya yahanuriwe kuko ari ryo torero riheruka, niho dushingiye kwizera kwacu. Urakoze cyane muzehe, urakoze cyane rwose. Lepo Museni, hari ikibazo kimwe umuntu yakwibaza cyangwa se ikindi. Ufite urugendo rutoroshye kuko wanyuze mu gihe kigoranye, niko navuga, wibaza ibi kugira ngo ufate umwanya wo kwandika. Urugendo rutari rworoshye na gato. Ndagira ngo uduhe nk'uko nabivuze, ugiye muri cya gitabo cyawe, turimo turagana ku musozo w'uyu munsi, uhereye mu hano twari kubwiru bw'itorero rya Philadelphia, noneho utwereke izi paje zose zikurikirana none kugera kuri paje yawe. Muri iki gitabo harimo ibihamya byerekana ko Philadelphia itacyuye igihe. Mu magambo twavuze n'ubundi bisa naho ibyo bihamya byarangiriyemo, ariko nidushaka no kongera kubiheraho nzabyerekana. Ibihamya byerekana ko Philadelphia itacyuye igihe. Ikindi gikurikiraho ni Isabato itangira kubahirizwa. Nabyo mu gihe tuzaganira nzabereka muri amagambo nakuye muri ibi bitabo ko Isabato yatangiye kubahirizwa mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi. Ntabwo yaje ihereye ku gihe Imana yayihangaga, ahubwo yaje ihereye mu mwaka w'1844. Ndetse na Ellen White ubwe mu gitabo cyitwa Intumwa y'Imana herekana ko yagiye gusura umugabo witwaga Yosefu Batesi. Wenda ibyo ngibyo nzabivuga ubutaha ataratangira kuruhuka Isabato. Hano hagatangira ngo ishingiro ry'Abadventiste umunsi wa karindwi. Ishingiro ry'Abadventiste umunsi wa karindwi nyine nzasobanura uko rimeze n'ubutumwa bwa William Miller ni nabatangije iryo torero, ariko aza kuryigobo turabonye yuko ibyo yavugaga aza kurivamo, abonye ko ibyo yavugaga atari byo. Hano naho hakurikira ngo bananirwa kujya mbere, naho hari ubusobanuro bwerekana uburyo bananiwe kujya mbere. Hari n'irindi jambo rivuga ngo intandaro yo kuyoba mu mashakiro, naho abazakurikira aka gatabo bazagakunda bakakansaba bazabona intandaro yo kuyoba. Noneho babone umuseke urasira ku buturo bwera. Hakurikiraho gucira abantu urubanza. Iyi ngingo yo gucira abantu urubanza ni ingingo ikomeye cyane umuntu wese akwiriye gusoma, kuko abantu benshi bumva ko urubanza Imana ica ari ugutuma abantu b'abakiranutsi bajya mu ijuru, abanyabyaha bo bakajya mu muriro. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari umugambi w'Imana wo guca urubanza. Rwacibwa mwene so ndetse ukamwemeza ko atsinzwe, ukamufasha uti rwose emera utsindwe tugusabira imbabazi. N'Imana niko iteye, ntabwo ishaka ko abantu batsindwa ngo bahite batsindwa burundu. Ngo ikimenyetso cy'inyamaswa nacyo tuzagisomaho. Ubutumwa bw'abamarayika batatu nigeze kuvuga ko ntemera ko ari ubw'Abadventiste umunsi wa karindwi, nabwo nzabisobanura n'iby'ijwi rirenga n'ubuhanga butarimo imbaraga y'Umwuka Wera. Burya niba hari ikintu kibi cy'ubuyobe bukomeye kurusha ubundi, ni ubuhanga mu kwigisha ariko butagira imbaraga y'Umwuka Wera. Abo ngabo nibo ndetse bavugwa muri Bibiliya mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 13 na 14 ngo bene abo ni intumwa z'ibinyoma, n'abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo. Ngo kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Ubwo rero ntibyo bigitangaza n'abakozi be nabo bigize nk'abagabura ibyo gukiranuka, ngo ariko iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Ibi ngibi biri mu butumwa mu buhanga butarimo imbaraga y'Umwuka Wera. Harimo n'akamaro k'Umwuka Wera. Aha ngaha naho harimo amagambo akomeye, abazasoma uzasanga ko nubwo umuntu yagira ubwenge bwo kwigisha ka gihumbi, nk'uko Pawulo yagiye avuga mu rwa mbere rwa Korinto 13, uvuga ati nubwo nagira ubuhanga bumeze gutya na gutya ariko ntafite urukundo, niko nubwo umuntu yagira ubwenge bwo kwigisha ariko atagira Umwuka Wera ntacyo byamara. Ubwo rero nitubona akanya tuzagenda tubivugaho, bizagenda bisobanuka.
reka mbashimire nyakubahwa muzehe Nepomuseni. Ni urugendo rutoroshye, ariko nanone nakwibaza ikibazo gikomeye. Ese witeguye guhangana n'abantu bagisa naho bakirimo ubwo bujiji bumeze gutyo? Ya, mu by'ukuri nta butumwa bwo guhangana afite, ahubwo ni ubutumwa bwo kugira ngo abantu bahumuke. Mu by'ukuri nta n'idini nshaka gushinga, kuko ntawe njyana abantu, ndanakuze, ndashaje, ariko ndashaka ko abantu bahumuka bakamenya iby'ukuri, bakamenya icyo gukora, kuko icyo gukora kirahari. None bazakosora ibitabo Ena White yanditse? Oya, ntabwo babikosora, ntibanabishobora, kandi nta nubwo bizabuza ababikomeza kubikomeza. Ziko n'ubu abanyempaka batazabura kundwanya bavuga ibi n'ibi, ariko kuko ibyo nakoresheje ari inyandiko zirahagaragara, uzashaka kurwanya ibyo navuze azagura aka gatabo, kuko aka gatabo nta gitabo kivuye mu rindi dini nashyizemo, ni iby'Abadivantisiti na Bibiliya. Nibasanga hari icyo navuzeho kinyuranye n'uko biri, bakavuga ko ari ibitekerezo byanjye byanyoboye, nabo bazandika ibindi bivuga ibyo kuri jyewe, ko ndi umwe mu bayobozi bashaka kubyitorera. Hanyuma itorero racyaribarizwamo, uzanarigumamo? Ndacyaribarizwamo, kuko kuva mu itorero si wo muti, ahubwo icyangombwa ni ugukangura abantu kugira ngo bamenye neza ko ibyo bizera, dore ko ari bamwe bizera ko bazajyanwa mu ijuru n'idini, kuko bibwira ko ari ryo rikomeza amategeko y'Imana rifite guhamya kwa Yesu, kugira ngo abantu bamenye neza yuko bayoborwa mu buhumyi, ko bakwiriye kwishakashakira bakamenya ukuri, Imana ikabakira. None niharamuka habonetse abumva uku kuri bakanakwemera ko babonye n'ibihamya, bakavuga bati muzehe turagushaka twishyire hamwe, uzabikora iki? Icyo nakora si uko nzashinga idini, ariko nzabaganiza uko mbyumva. Njyewe ndimo ndanisazira, nihabugira abasore babyumva bazakore nk'uko abari kumwe na William Mireri bakoze, bakomeza umurimo wabo, kuko ubundi umurimo w'ubugorozi ntabwo ari ikintu umuntu avuga ngo ndagikoze ngo nzanye abantu iwanjye, ahubwo wowe uvuga ijambo, noneho babandi baryumvise barishingiraho nabo bakishakira icyerekezo. Murakoze cyane, reka tubashimire, dushimire abadukurikiye bari hirya no hino ku isi, murabyumva. Ariko noneho mbere yuko musezerera, waduha ishusho y'ubutaha, none ikiganiro tuzakora tuzinjira muri aya mapaje noneho nk'uko biri, noneho wenda tuzahera kuri iyi paje ari nabwo uzasobanura byimbitse noneho ikigaragara nk'ikosa ryabaye. Ubutaha tuzasobanura ubwiru bw'itorero ry'i Laodikiya kugira ngo bishobore gusobanuka neza, nubwo hano bitarimo neza avuga ngo bihamya byerekana ko Philadelphia itacyuye igihe, ariko cyane cyane byerekana ko itacyuye igihe ni ababisimbuye, itorero ry'abasimbuye. Urakoze cyane, reka tugushimire by'umwihariko bari hirya no hino ku isi mudukurikiye ni ku Ihumure TV. Hanyuma iki kiganiro n'ubwenge bwinshi burimo ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'ubugingo rikiza. Njye nari Kuzo Emmy, nari kumwe n'umusaza uri buze kubibwira atanga nimero za telefone tugana ku musozo. Ndagira ngo nongere mbibwire, nitwa Vunabandi Nepomuseni, nababwira n'inkomoko yanjye. Navukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru, ahahoze ari komine Kivu, umurenge wa Rwishywa. Nkaba ndi umudivantiste umunsi wa karindwi guhera mu mwaka w'1982. Nkaba mbarizwa i Kabarondo. Umurimo untunze, nubwo benshi mu bo duhura bakunda kunyita pasiteri, ariko umurimo untunze ndi umucuruzi, ariko nkaba ndi umwe mu basomyi b'ibitabo, cyane cyane Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Nimero zanjye za telefone, abafite agakaramu cyangwa telefone azandikemo, kugira ngo uzagira ikibazo wabonye iki kiganiro azampamagare tuvugane. Ziboneka kuri WhatsApp ni 07 82 65 35 69. Nongere nzisubiremo 07 82 65 35 69. Ushatse kunyandikira kuri WhatsApp nizo wakoresha, ariko ushatse kumpamagara ngo tuvugane wampamagara kuri izi 07 81 11 80 55 1. Nongere subiremo kugira ngo uzandike neza 07 81 11 80 55 1.
uzumva afite ikibazo kuri iki kiganiro azampamagare kuri izo telefone cyangwa nyandikire, nzagira icyo musubiza cyangwa icyo musobanuriraho ku byo atumva cyangwa musubiza nawe amubwira ku byo yumva. Murakoze. wowe utarakora subscribe kuri channel yacu Ihumure TV, reka nkwibutse ko ukwiriye kuyikora kugira ngo tugire byinshi dusangira kandi byafasha ubugingo bwawe. Hanyuma inkunga ikomeye ni ugusangiza inshuti zawe, umuryango ndetse n'abakugana ibi biganiro tukugezaho umunsi ku wundi. Imana Data ibahe umugisha.